Bakunzi ba December Brad noneho nizere ko mumeze neza kabisa. Ebana uyu munsi murabona ko ndi nabaye umushumba uyu munsi ntaje kuragira. Diop urabibona gute? Ahantu hasane. Mu ntara uyu munsi naje mu ntara rero. Ebana ariko noneho uyu munsi Frank ngiye gukorera umukunzi wanjye aranyica. So ibintu byose twabipanze nge n'umukunzi wanjye. Ubu tuvugana ari mu nzira arimo araza. Arimo araza. Abazi hano hantu mujye muri commentaire mutubwire icyo nzi cyo nuko ari mu ntara. So murabona ko hano nyuma hari inka eshatu. Ariko nkaba ndi kumwe n'abajene bangaye babiri bagiye kumfasha muri no prank tugiye gukora. So prank rero nateguye tugiye kwikora duterero Diop. Ni prank iteye ubwoba noneho baranyica. Ibaze kuva i Kigali nkaza gukorera umuntu prank mu ntara. Urumva atari danje? Aranyica. So murabibona. So izi nka mubona ngaha ntabwo ari izanjye pe, n'ababeshyi izi nka si izanjye. Ariko mu buryo bwa prank. Izi nka umukunzi wanjye namubwiye ko hari umushinga natangiye gukora w'ubworozi. Ariko mubwira ko nge nikundira inka, nge nkunda amata pe. Nkunda amata papa. Nkunda amata cyane. So izi nka rero ntabwo ari izanjye, ariko umukunzi wanjye namubwiye ko naguze inka eshatu, natangiye umushinga wo korora inka. So ubu arimo araza mukanya arambwiye ko ari hafi kugera mu gasantre, ubundi nkamurangira ahantu ndi. Ndashaka kumwereka rero umushinga natangiye. Zira nka urukuzishiramo cyangwa tuzegere. Tuzegereho gato. Reka tuzegere. Ariko se nago ziduturuka inyuma zigatwicara. Aha. So rero umukunzi wanjye namara kugera aha ngaha ikintu kiri bube niki. Bano bajene ko ari babiri, icyo bagiye kumfasha niki. Bano bajene baraza bansange hano. N'umukunzi wanjye yarangije kugera aha ngaha. Kandeye neza ataza kumamagara. Aba bajene rero icyo muri buze kumfasha niki. Umukunzi wanjye nagera aha ndamwerekeza zino nka, mubwire ko natangiye umushinga, mwereke ibintu byose biri aha ngaha. Urumva? Mubwire ko ndi hafi no kugira ute no kongera izindi nka, hanyuma nkakora business. Icyo muri bukore mwebwe rero niki. Diop uwo nawe urashaka ahantu witsimba ku buryo uritsimba muri uru rutoki. Runo rutoki kabisa. No namwe nampamagara ngenda murangira ahantu ndi, namwe murahita mugira ute, murahita mujya kwitsimba. Hanyuma mugende kumwereka umushinga, ibintu byose muraza mwarakaye mute mumfata. Fata amashati. Urumva ase ni mu nkubita jido ntabwo turakumanura gahoro nk'abasaza natwe. Muramanura gahoro. Era ko nandi kureba aje guhita kuzamura kugarure kugira ngo ubone. Baguruma ndi kure ntago nabasha. Turakumanura kongere tukuzamura kure. Ariko mumfate mo hano. Mwamfashe. Mumbya muti ni gute ni nyine muranshinja ko nibye zino. Urumva? Izi nka turazizi. Urumva? Uri umujura. Izi nka ushaka wavuga ko izi nka ari izi wanyu, sibyo? Izi nka ni zacu kandi ntago nabeberwa inka zacu. Reka mpamagare mu rugo iki n'ibiki. Umukunzi wanjye araba hari bimucange atangiye kurira ibi n'ibiki. Urumva? Hanyuma nituvuga ko ari prank murahita mugira ute, murahita mundekura. Hanyuma umukunzi wanjye turaba tumurangije, turaba tumukoreye prank, sibyo? So ikindi nibwo bwa mbere baje kuri kamera tugera. So bwa mbere se muje muri ariko usibye ko kamera irabiri kure ntago mwirinde guseka ukidukeye. Urumva ntago mwamfata muri guseka. Nta guseka. Nukurakara ahubwo byadanje. Twanutse binarenze. Navuga ijambo ngo ni prank nibwo muri guseke wende. Nimba namwe murahita mubibona ko twatangiye guseka. Sibyo? N'inka murabona ko zatwemereye kabisa. N'inka nazo zishaka gukina prank. Barangije kumwemerera nyine batinde mu ko. Uze ko urohereje. Inka zarambiye mugire vuba. Barambiye ndabwira ngo dukine vuba isaha izajemo. Kine vuba ahubwo inka zaza kwivungura. Urumva nanjye ntegereje ko amamagara. Ye muhamagare se mubazana ageze ko yarambwiye ko
Ingazi reka muhamagare mubaza ahantu ageze. Akaba ari nka mwakuyemo akaze. Reka muhamagare mubaza ahantu ageze. Burya inka zangisaza. Ngwino uzegeze hariya mwana. None ubwo mu kiraro cy'isazi ntabwo zigeze mu kiraro saza ntabwo ziba saza zo hanze hano. Reka muhamagare mubaza. Rero izi nzu zijya zigikuraho amasazi kugira ngo igire. Reka muhamagare mubaza ahantu ageze ko nari mbonye asa nkaho. Allo Shu, Ya muri frame neza. allo Shu, nari kumwumva se. Allo, umva ugezeze. Aha, urenze mu isantre. Wavuye kuri moto? Ngejeje yandi wambwiye hari urutoki rwinshi. Noneho tambikaho gato. Tambikaho gato urumva? Imbere gato nko mu ntambwe eshanu urabona akayira kamanuka mu rutoki. Ukamanuke murahita mbona nyine ndaragiye. Sibyo? Sibyo be? Aha, umva mujye kwitsimba mwitsimbe muri ura rutoki. Mwitsimbe mu. Nawe genda. Muguruke. Aho si kure man. Be. Komeza umanuke aho ngaho hari akayira. Uzi ko iyo umuntu azigize akuyeho amasazi zituza. Amasazi arazibangamira, sibyo? Urabona ko zituje. Ambukira aho ngaho. Hano si sawa se. Impamvu ndi gukuraho amasazi no kugira ngo zituze. Gwino mubere. Nyine kusago. Kusago. Kirego we wambaye boots none uri kunjyana. Ahantu ho. Meze. Umva wananiwe.
Okay. Urazibona gute se? Be ngiye gutangirana inka 3. Igarure iyo nka kigira amahane. Arumva? Nyine ngiye muhereza ikibabi akure hamwe ayikure amasazi nagiye nyine urumva ngiye gutangirana n'izi nka 3 urumva ubworozi hanyuma zizagenda ziyongera sibyo? Oya nase ko ngiye gukwereka aho nubatse ikiraro. Ni hano hirya. Ako se suhaciye. Urahaciye. None se urabibona gute? Ni sawa se? Erega ntabwo ari umuntu se yakorera business Kigali gusa bikazaranya. Umuntu agomba no kibazo uzajya umwanya wo kuza hano. Oya kandi mfite abashumba. Urumva? Ese imyenda yawe imyenda yanjye iri ku kiraro. Ni 3 ariko nzagenda nongeramo izindi gake. Nzagenda nongeramo izindi. Sibyo se? Nzagenda nongeramo izindi gake. Ariko iyo nabonye iri gukama neza cyane ni iriya. Ni kama neza. Neza cyane. Urumva? Ariko hari ikintu cyane. Hano hari amasazi menshi kabisa. Berega ugomba kumenya ko umuntu agomba gukora business nyinshi ahantu hatandukanye. Izinga karizo kwibera. Izinga zirimo nkande. Ibikise. Oya. Ariko se izinga ni zacu. Muri mu biki izinga ni zacu twagisama turagufasha. Oya izinga ni zo mu rugo. Turajyana neza mu rugo. Oya Nese mushatse kuvuga ngo uyu mukobwa uyu mwazi izinga ni zacu izinga ni zo mu rugo none izinga zageze hano gute? Ndakubaza izinga ko twazibuze abose mwakwitonze uretse we tubwire aho zavuye tubwire ahantu zavuye izinga ni oya ahubwo turagukira boss oya izinga ntago ari izawe. uravuze ngo izinga ni iziwacu izinga twaratwije izinga twarazivuze we hashize ibyo by'imishinga ibintu harimo ntago tubyemera. Izinga ziwe ngo ni izawe abose man uragukira boss uretse izinga ni izawe wowe izinga wahamagaye i Kigali n'uyu mukobwa mwazibanye hamagara i Kigali se niho wazikora. i Kigali n'uyu ni muri babira ahubwo ngo nyereka impapuro waguriye izinga ni izande nakwereka izawe telefone mamagara umuntu oya umuntu uhe oya ngo tugende uretse ariko mamagara umuntu turajya hamagarira reka njyewe mamagara umuntu niko tuziragiye izinga niko tuziragira twayoberwa njyewe mamagara umuntu ubu twebwe twayoberwa nka turagiye imyaka ingahe ariko se murabona nsa izawe tubwire wazikuye hehe nako twazibuze
Akoze murabona nsa n'umujura. Tugenda ngo mari tujyana umuntu. Buretse ariko tujyana umuntu mwaretse nk'abasobanurira. Reka nje mamagara abashaka. Ntabwo tumurekura boss ataje cyangwa se nk'inka tubwira ahantu yazikuye. Ese ubundi izi nkozi sufite amapro oya sufite amapro ziguriyeho. Izinka tugenda ariko mwari tujyana umuntu uri mu bitaro. Oya reka mureke twumvikane. Ndumva tugenda tumujyana numva umuntu marizo mwera zitwibye. Ako se yazikwibye. Mwitonde je mama. Bisabo igisambo nagare ngo gukomeza mwitonde je mamagara. Oya ntago tumanuka. Nize nazishira imbere tugenda ahubwo tujyane nazo. Mamagara Kigali. Kigali se Kigali turanahazi. Turana ngo Kigali tuhazi uno tureba. Reka. Kigali naho tuzi ibyo bya Kigali urabikana. Oya tugende mwana. Kigali twebwe nta naho tuzi urimo tubwira. Kigali turahumba. Kigali amapro mfite nta amapro. Wabazibonye. Oya. Nini wabya Kigali tujya Kigali manimero zaho waziguze bahamagara wazikuye tubwire manimero zaho waziguze bahamagara tujya Kigali rahumba birari gutubwira manimero zaho waziguze bahamagara Kigali nta nubwo tuhumba gutyo gusa arazifite se ko yazi buretse twafashe umujura kugufata gutyo nibaza kuntu ari kukureba hari manimero zaho waziguze tubahamagara Akose uretse mbabaza mwakwitonda. Nta kintu twitondaho. Twebwe nta kintu twitondaho. Manimero zaho waguze inka tubahamagara. Byarangiye. Akose nimero. Twe twakubonye. Tugenda. Buretse ariko kugenda. Shu waburetse. Tujyana umujura manura hano. Kiri imbere. Garura n'izinka. Sore nareke nka sheri wawe inka watwibye. Buretse. Tumujyamukana. Mwaba mwitonze ariko. Kera byaranapfuye. Ubu twakabaye twagukubise twakunogeje. Uko inka tumaze igihe tuzirukaho. Okay. Ntabwo byakunda. Buretse basi nkubwiza ukuri sibyo. Buretse nkubwiza ukuri basi. Ntabwo byakunda. Ibisambo kera byanyaga bikubita. Buretse nkubwiza ukuri. Twibirinka. Buretse basi nkubwiza ukuri. Buretse ariko simuserereza cyane utse. Inka niba kurambabarira. Ibundi nka tumaze. Ntabwo makanye k'inka rizana. Inka ni zawe. Ntabwo njembe yakanye k'inka rizana. Buretse waburetse Okay, mumbabarire. Rekura gato nkwereke. Mumurekure gato nkwereke. Oya jana ko murekura. Oya, mvuga utuje. Izi nka ni zahe? Kandi bijya guca Nyanza uri kugana Remera. Izi nka ni zahe? Sobanura. Ni zaba si zabo. Sobanura. Yego cyanga oya. Izi nka waziguze ntiwaziguze. Sobanura ariko bava ko mano rye buretse ariko waburetse ariko ndabagusigira n'igende mbwira nizawe cyangwa se sobanura bimbwire nyine gusobanura bimbwire ngo musobanurire vuba ko twebwe nta n'umwanya wo gutinda dufite turi kwihuta inka yerara reba uburyo zabaye amagufa kubera kwiri guzinga ahanga atagira n'ubwatsi ari wacu hari buretse musobanurire ase mwakwitonda bambabariye ukansubiza izi nka nizawe sizawe nizawe cyangwa sizawe mwana njye ntago ngemera iri nkarwa ndi kubyumva je ibintu muri izi nkoresheje ubwonko ndinaniriwe genda gusabira kudufungura ubuvanyikana aranje ngo nje kureba hano mbwira inka niza cyangwa tumaze tuzihiga umwanya twataye tuzihiga okay uretse ngusobanure basi mbabare wimbwira ngo buretse bimbwira ufite umuntu mwana njye ntabwo bibyemera ntabwo uri bunyange n'ingufu ukuri ntabwo uri bureka bisobanura mbwira inka nizawe kuri ribu uramfungisha se ibyanyu niba mubibonye tubibonye barabyibye buretse turamujyanye umukobwa turamujyanye umuntu njyewe ntabwo byo kudusubwira buretse ngusobanure izi nka ntabwo ari izanjye twarazibye wabyumvise ntabwo ucika komeza umujunga komeza ubundi nkoni uragira inka ubundi yari yazanye n'inkoni n'umukozi yazanye n'inkoni ziragiye nk'iziwe fata n'inkoni nayo uzayisobanura uburyo wayibonye uko n'inkoni yari iziragiye wamvanye iyo mva urambwira nze hano kwezi nka wizye turagufasha waburetse gatoya be wambabariye mani none se ko mwebwe mubonye inka zanyu mwandekuye mwebwe kuri brigade mwandekuye niko mubonye inka zanyu tuzibonye kandi dufashe n'umujura
buretse be wambabariye koko ugiye kunsigama wambabariye ugiye kunsigira nde koko ugiye be wambabariye mukomeze sa be wambabariye mukomeze sa ntabwo waducika man ntabwo ducika wowe nimba wowe udashobora ubwawe genda wowe genda wambabariye ariko kofasha umuzura genda ni pranka ko mufashe ni pranka ni pranka bebe umbase gwino ngubwire dore ibintu byo kwivuga gwino ngubwire waje nakubwira mbabara nyine ni prank ubuzi neza ko niteguye gukoresha izo mbaraga zose ni pranka be ni pranka ziri kuri kodi ni pranka kamera nyine singiwe DOP ni pranka be ndi kuri kodingisha iyi telefone ndabaza kamera nyine yabiri umva baba tipe gwino hano tumubwira uko twateguye iyi prank kuko ashobora kugira ngo ni ibyanya bakunzi ba Desem Brad nizere ko mumeze neza uyu munsi be waretse mani nawe ibaze kuva mu ntara nkaza gukorera naho kuva ikigaho kaza gukorera umuntu prank ikinuza wanyumvishe kuko wanyumvishe ni pranka izi nka si zanjye pe urumva ni no bwa mbere nanjye ngeze ajyanga ni Kamonyi ni he yacyonga okay urumva be I'm sorry sibyo ni pranka umva noneho bakunze ba Desem Brad umva byanguye pranka yamvanye i Kigali ikanzana inaha umva ntabwo byari byoroshye pe ntabwo byari byoroshye akoze be wowe wumva kuko nabo umujura njye nkabikiga nkaza kwibinka mu cyaro so nabo nkase si sawa murabona se mberewe reba bote ariko isanya kamaru niba ari prank imvonye ni yingiye kabisa be come on gira icyo ubwira abafana abakunzi bawe haguruka ntabwo ushaka guhaguruka umva byamurenze noneho iyi niyo prank ya mbere umukore ikamurenga so iyi prank nari nyimaranye iminsi myinshi gusa nkumva kuva i Kigali nkajya mu ntara nkumva ni ibintu bizangora cyane ariko muze mbashimire ndashimira hajya witwa Joseph wowe Mani Shimwe Eric urumva ntago byari be come on gira icyo ubwira abafana ntago byari byoroshye abatipe n'ubwa mbere nari mbabonye n'ubwa mbere ngeze inaha ntago byari byoroshye kugira ngo banizi nka urumva ntago byari byoroshye so nanone kurangira umukunzi wanjye kava i Kigali akagera ahangaha akansanga aha nabyo ntago byari byoroshye babikoze neza murabona bashobora gukina fresh tuzabashire muri filime mwabishobora mwabikora neza urabona ko bakitinze neza kabisa babikoze neza nta guseka bari serious ibintu batumye bigenda neza ni pranka itari yoroshye reka negere umukunzi wanjye nawe agire icyo ubwira base abakunzi ba Desem Brad none se ntabwo uvuga se oyagira icyo babwira inasura uri kubabona usibye n'ibyo be twatangira n'umushinga wo korora inka birashoboka ni pranka ariko ni ibintu twatangira guteganya mu buzima buri imbere sibyo yenda bahinga biri serious oya tubwire biri serious hari umufano ugiye guhita bahinga ariko hari inka baduhaye ko itarata hari inka hari Suze Jacques kabisa inka yacu Jacques from ni ngombwa se kuvuga hano ari oya Suze Jacques waduhaye inka
kabisa inka yacu nayo ahantu uri turagushimiye kabisa ubu twatangiye gutegura ahantu inka iza tuzayororera so dusuze n'umukunzi we tureba ntago tureba araza kutureba ntago kereka Jacques namuharinga inshuti yanjye ntago ibintu ntabyiza okay ndabasuje abakunzi ba December TV ubyakiriye gute se kubugeze muri iki cyaro nishimye mana nyine nawe kandi kankubwiza uko wowe uzatuma n'umutima umvamo nese umuntu nje ndi muri mood ngo kuza kureba hanga ahantu baguze inka ngo nkugire inama ibigiye kongera inka se kuzishiramo DOP igera hano ubundi hasi njyana gace jumenya ko ndi umukobwa noneho rebana nambaye inkweto zifunguye we wambaye boots waruzi ko ngo bimeze bite ntabwo arajya muri mood ariko iyi prank nashatse kwikorera kera biranga ko munase batututse ruhuka nyine gizaho inyuma hajyemo akayaga kandi se ngewe urampa ingofero ngewe ubu ngubu nawe ambara ariko turebe so komeza ubabwire ubwira abafana mvuga oya sha babwire umva no kuri kose nari mfite ubwoba kwiprank munshakire prank ndije cyonyine navuga munshakire prank kandi ziteye ubwoba aho bigeze byamukomeranye mu mushakire prank byamukomeranye zarashize prank ze zarashize ako nje umva ni full tank noneho umva izo ngiye kujya gukorera bacu umugore mu Kinyarwanda ngo utaranirwa agaramye kugira ngo ijoro rire hafi wabyumvishe pepe utaranirwa agaramye magana inani agira ngo ijoro rire hafi nzakubita prank utaragira ute utararyama utaricara utaranirwa agira ngo ijoro rire hafi iyo nimwe ni 200 inkimwe biri shuwa se miliyoni imwe n'ibihumbi 200 kabisa so prank yacu rero ntabwo turi buze kuvuga byinshi gusa icyo twashaka kubereka ni ukubereka ko prank nakoreye uyu muntu ni prank irenze bita nk'ingumi ako sereka nkubaza ejo bundi unkorera prank umbeshya ngo wambara jezi ya Rayon Sport ira prank yarambabaje nubwo we wabifashe ibintu by'imikino yihe prank ya Rayon Sport amafaranga guys yamaye amafaranga wambiye n'amafaranga wowe ngira niyo mpamvu ngore prank mbibe uzi ko turarara muri iki cyaro ngewe ntago ndara hano nifite akazi nje kureba inka zawe anakugina hari umukunzi wacu nasanze naho utari turekure oya ntago ndara nge ndarara urara he ndarara nko mata ebana so iyi ni prank twari urataha gataha umukunzi wawe ujya kurara ku mukunzi wawe se no muhungu n'umukobwa no umugabo man ariko nabonye musigaye mufuhira n'abagabo so bakunzi ba December turabashimiye ko ahantu hose tuba turi mu mamudushyigikiye arabamamagara bambwira ko badukunda ara ebana ukuntu wari wambwiye ngo witwaze silipa bazizanye uya nyine iyo umuntu agiye gutegura prank agomba gukora uko ashoboye kose kugira ngo amenye ko ari prank wise uzambara se ndetse bambwiye ngo nziza ngo nyine ka nzambara urambwiye icyo ngiye kuzikoresha wareze nkagwa bot none bura naguze ikintu gitangaje be uzi ko ibi bintu byose ubona nambaye nabikodesheje ibintu byose ubona nambaye munyumvire umutungo w'urugo umare muri franga nabikodesheje umupira ipantaro bote boxer na boxer nayikodesheje bye so reka dusezere abakunzi bacu tubashimira mukanya phone niyo recording iyi niyo na recordingishije ahubwo hari ahantu yaguye hasi ndabona nibagiye kwikandagira ahubwo nagitoye mbona mugiye kuyikandagira kumbe nandi kwikodinga cyane nandi kuri coding kugira ngo amajwi agende neza so nta bintu byinshi turi buvuge
ongera washimiye abakunzi bawe. Abakunzi rega bacu bizi ko mbakunda. Oya bashimire. Ko nishimye kwa ubundi mbere nagukoreraga prank ukarira ukarakara. Ibyo bintu wagikurira muri wedding. Ibyo bintu wagiye imbere ya kamera uvuga ko utazongera kubikora ariko n'ubu urabona ko warakaye. Oya narakaye ariko ndi kuvuga. Rata ndabakunda Imana ibamugisha. Ciao ciao. So, Eri uzasubire kabisa. Peti nawe guno ngushimire wamfashije cyane. Inde? Uyu mupeti yamfashije. Nawe yarabirimo mbese. Sibyo? Uyu nawe reka mushimire. Bura izi nka. Umva se. Izi nka buriya zagendaga cyane uyu mupeti akazigarura. Urumva? Byananiye iyo ataza kuba hari urumva izi nka ntabwo twari kuzishobora ariko yabikoze neza kandi byagenze neza urumva inka zari ziri muri frame. Jido bankubise se mwayibonye gute? Inka sigiye. Nahijya. So DOP reka twasoza. Twasoza hanyuma tugasubira. Ireke be. Ireke. Okay. So reka dukomeze. Anita surabona yavamo umushumba-kazi mwiza. Ndaje mbirebe. Ose waretse nka kwambika. Gufata inkoni nka wararagiye se? Narazikutiye nazita umva ikintu kijyanye nta kintu ntakoze rero we bikore kuko ntazo wagize gute waragiye.